Ishimutwa rya Musinga. Rutarindwa amaze kugwa ku rucunshu yasimbuwe na murumuna we Musinga wavuye mu menyo y'urupfu, aka wa mugani baca mu Kinyarwanda ngo irizaba imbuto ntirimungwa cyangwa ngo izabiriza ntiba umugoma. Kuko Musinga yimye ingoma yarabanje gusimbuka urupfu. Dore uko byagenze. Kanjogera yabyaye abana 4, abahungu 3 n'umukobwa 1. Imfura ye yari Munana. Urupfu rwe ntirwamenyekanye kuko yabuze bakamuheba. Urwo rupfu rw'uwo mwana rwamutwaye Rwabugiri yaratabaye i Bunyabungo ku gitero cyaho cya mbere cyo ku Buntu Buzindu kwa Byaterana. Umwana wa Kanjogera wa kabiri ni Musinga, nawe yagejeje mu kigero cy'imyaka 3 aribwa nka mukuru we, barashaka baraheba. Kandi umwaka yavutsemo niwo mukuru we yazimiyemo. Abamwibye rero bamushyize mu giseke kinini cyane. Abagira nabi bari barageneye uwo murimo, barangije kumugezamo barakanira, bararumanya, barikorera, baboneza inzira y'amayaga ya ruguru areba Ubuhanga. Ubwo bari bamukuye kwa se i Mwima wa Nyanza. Bagenda ijoro ryose, bigejeje nko mu gicuku gishyira inkoko, baratura bararuhuka, bica akanyota, batekera agatabi, bariganirira. Bari bazi ko benda gushyikira Akanyaru bakaroha uwo mwana bakigarukira. Mu gihe bikimeze bityo, abajura batahuka bumva abantu baganira, baza Rwombo bakeka ko ari abandi bajura ngo babateshe inka bashimuse cyangwa se ibindi baba bibye. Babageze hafi barabunda, bashaka kumva ibiganiro byabo, bamenya n'amazina ya bamwe kuko bumvaga bahamagarana. Aho bigeze bibuka kwikorera, bati bugiye kudukeraho tutageze ku Kanyaru. Bagiye kwikorera, ba bajura barabakanga, bariruka batacya giseke. Abajura baracyikorera bakijyana iwabo. Barimo umuntu ukomeye bagiwe. Bahageze batura igiseke, biyamburiye bagifitiye amatsiko cyane. Baca inkanizo barapfundura, babona harimo umwana, bamukuramo bumiwe. Basanga umutemeri w'igiseke wamuremaje ijosi kuko bakaniye bagira ngo urumane n'igiseke neza. Bashyushya amazi baramukubagura, birangiye bamuha amata. Amaze kunywa baramuganiriza. Umwe muri bo amubaza izina rye. Umwana ati ndi Musinga. Undi ati ese uri uwande? Ati ndi uwa Rwabugiri. Bati nyoko ninde? Ati ni Kanjogera. Noneho barushaho kumirwa. Bamureba bagasanga ari umushishe kandi mwiza. Bati koko ni uwa Rwabugiri biraboneka. Noneho rero batangira kugira ubwoba, bakagira bati twikoreye ishyano. Uyu mwana w'abandi none bazamudufatana, ntibagira ngo nitwe twamwibye. Noneho bashaka inama yo kubimenyesha Rwabugiri. Bati kugira ngo tuzamushyikire bitaruhije, nuko twazamushyira inkoni ndetse tukagira nyinshi, tugaha n'abo tubona bashoboye kumutugezaho. Iyo nama iremezwa, ariko mbere y'ibyo biyemeza guteranya amata yo gutunga uwo mwana ngo atazata umubiri. Umuntu wo muri bo ufite inka ikamwa yiyemeza kuyaharira Musinga. Bamufata neza cyane, bakamusasira ibyahi by'impu z'inyamaswa. Nuko bukeye bajya guca inkoni barazitara. Hashize iminsi mike baziteranyiriza kuzirobanuramo inziza, babona nk'imitwaro 5. Bazisubiza ku rusenge kugeza ubwo zimaze kuma neza. Bamaze kuzitunganya neza, baturanyamo inkoni nziza cyane, aba arizo bajyana kwa Rwabugiri. Muri izo nanone baturanyamo inkoni 4 nziza z'inyamibwa, bazitwara ukwazo basanga Rwabugiri. Batungutse ku karubanda, abahungu b'ibwami babona za nkoni, basaba bene zo. Abandi bati ni iz'umwami, umudushyikiriza niwe duha iy'umusogongero. Icyakora abatware barazihabwa, ariko za zindi uko ari 4 barazimana. Bati ni iza Rwabugiri, uzishaka namutugezeho tuzimuhe maze muzimwisabire.
umutware umwe ajya kubwira Rwabugiri ati hariya hari abantu bagufitiye inkoni nziza nkwisabiyemo imwe. Rwabugiri arabahamagaza barazitumira, arazishima, akuramo imwe, izindi arazitangira. Uwari ufite Musinga abwira Rwabugiri ko amufitiye ijambo rikomeye. Rwabugiri abanza no kubihinyuza ati ijambo rikomeye ry'uyu muntu ntazi ni ijambo ki? Undi aramukomereza cyane amurahiraho ko rikomeye. Rwabugiri apfa kwemera, babisa abandi bajya ukwabo. Uwo mugabo aramubaza ati nta kintu waba warajimije? Rwabugiri ati maze kuzimiza abana 2 muri iyi myaka 3. Uwo mugabo ati umwe naramutoraguye ni njye umufite. Rwabugiri ati wamutoraguye he? Undi amubwira ko bavumbukaga, amuhisha ko bavaga kwiba. Ati twaravumbutse twumva abantu bavugira hirya y'igihuru kinini twari dutungukiyeho, twibwira ko ari abajura, tuza buhoro tugira ngo tubateshe ibyo bashimuse. Tubageze hafi turabakanga, bariruka bati igiseke kinini cyane tukijyana iwanjye. Dupfunduye dusangamo umwana, dusanga umutemeri wamuhwanije ijosi urikubira ku rutugu. Dushaka imiti turakanda, none ubu ameze neza. Namubajije izina rye ambwira ko yitwa Musinga. Mubajije se ambwira ko ari Rwabugiri. Mubajije nyina ambwira ko ari Kanjogera. Nuko numva ko ari uwanyu. Rwabugiri abyumvise agira ibyishimo byinshi cyane, amushyira Kanjogera ati uyu muntu nakubwira ijambo amaze kumbwira. Kanjogera ati icyo ubwiye umwami ni iki wa muntu we? Uwo mugabo ati mbajije ko ari nta nzimizi yaba yarabuze. Ambwira ko yabuze umwana, mubwira ko ari njye umufite n'uburyo namubonye. Ati uwo mwana yambwiye ko yitwa Musinga wa Rwabugiri, nyina akaba ari Kanjogera. Ababyeyi ba Musinga bombi bishimira inkuru nziza y'uwo mugabo. Bamuha abantu bareraga Musinga batijyana n'aba bantu ubereke uwo mwana, nibamumenya baze kutubwira, nibamuyoberwa nabwo baze kubitubwira, kandi nibasanga ari we cyangwa se atari we, ibyo ari byo byose muzagarukane. Barajyana abereka uwo mwana, basanga ari Musinga kandi afashwe neza nk'uko yaba ari iwabo. Bagaruka kubwira Rwabugiri ko basanze umwana ari Musinga koko, kandi ko bamufashe neza atataye umubiri yari asanganywe. Rwabugiri abaza uwo mugabo na bene wabo icyo bashaka, ngo ingeso ntipfa, ipfa nyirayo yapfuye. Bamusaba inka zo kurya n'izo korora kandi nyinshi. Rwabugiri azibaha uko bazimusabye, ndetse yabahaye n'uburenganzira ngo nibashaka inyama bamaze amagumba n'ibimasa bahaye bajye baza abaha izindi zo kubaga. Abo nibo mujya mwumva bitwa abahebyi, bagabiwe n'umusozi wo ku nkiko witwa Ruhero hafi y'i Burundi. Ibyo byose babihabwaho ingororano. Abandi bana Kanjogera yabyaye nyuma ya Musinga ni 2, ni ukuvuga umukobwa n'umuhungu, ariko bapfuye ari ntawe urageza ku myaka 2. Niyo mpamvu amazina yabo atazwi hanze.